cyane kuri Gasabo TV Limited. Nk'uko bisanzwe twababwiye ko tugiye kujya tubaha ibiganiro bitandukanye nyuma yo kureba amafilime, nyuma y'ibindi byose. Twabemereye ko tuzajya tunyuzamo n'ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bitandukanye, amateka y'ahantu cyangwa amateka y'ibintu. Ibyo byose rero tuzajya tubikora kuko turi timu nini itandukanye. Niyo mpamvu rero uyu munsi nanjye nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 26. Tuganire ijambo ry'Imana kuko mbere na mbere Imana. Kadusome igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 26. Imana iravuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko baremwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni amagambo meza atubwira uburyo Imana yagize umugambi mwiza wo kurema umuntu. Ibikora nk'umushinga, irabanza irabitekereza, bimarana iminsi, ariko igihe kimwe mu butatu bwera, Imana n'Umwuka Wera na Kirisito, mu butatu bwera, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera n'Imana Data. Dusomye Imana iri kuvuga ngo tureme umuntu. Yabwiraga Umwuka Wera, ibwira n'Umwana wayo, kuko ari Imana mu butatu bwera. Rangije iravuga ngo tureme umuntu, kandi uwo muntu hari ukuntu natekereje agomba kuba ameze. Agomba kuba asa natwe, afite ishusho yacu, kandi noneho uwo muntu tukamuha ubutware bwo gutegeka isi n'ibiyirimo byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tekereza ko aya magambo kugira ngo tuyaganireho nibajije ibintu byinshi. Ishusho y'umwubatsi niyo yanje bugufi, kuko njya mbana nabo cyangwa njya mbibona ibyo bakora. Njya mbona uburyo umwubatsi abanza gutegura igishushanyo mbonera, yamara gushushanya akagishyira hariya, akerekana uburyo inzu izaba imeze, akerekana amadirishya uko azaba ameze, akerekana amadezayini uko azaba ameze, akerekana igisenge uko kizaba kimeze, akerekana uburyo amakaro azaba ariho cyangwa utundi tuntu twose tw'isuku yateganyije, akerekana n'amarangi azaba yayisize, amabara yayo akayagaragaza, kandi iyo nzu itarabaho. Nyuma iyo amaze kugura ikibanza agashyiramo imodoka zikagisiza, abafundi bakaza bagashyiramo amabuye, bakubaka, bakazamura, bagakora igisenge, bagasakara. Arangije usanga neza bimwe yifuzaga mu gishushanyo, ya nzu ariyo bamuterekeye kuri tere. Nuko ukabona ko umwubatsi nawe ari umuhanga, ariko ubwo ni ubuhanga abantu bagiye bahabwa n'Imana. Dusubiye inyuma ku ijambo nasomye, Imana nayo yagize igitekerezo cyo kurema umuntu, ibigira nk'umushinga, irabibana, ariko nyuma irangije ibwira Umwuka Wera, ibwira na Yesu, iravuga ati rero igihe kirageze noneho ngo tureme umuntu, kandi uwo muntu agomba gusa natwe. Haleluya. N'abantu bajya bakunda nko gutanga ingero zifatika, bakavuga ngo imfura isa n'uwayibyaye. Ahari Imana nayo yari yatekereje, iravuga iti nta kuntu narema umuntu nkunda, nifuje, uzajya unezeza, kandi nifuje kuzaha ubutware kugira ngo ajye ayobora ibintu byose ngiye kurema. Uwo muntu ntago namurema afite itandukaniro nanjye, agomba gusa natwe. Haleluya. Rangije rero iravuga iti tugiye kurema umuntu ase natwe, kandi agira ishusho yacu, noneho tumuhe ubutware, atwara isi n'ibiyirimo byose. Rangije rero
nk'uko narindi kubabwira, hari ukuntu Imana yifuzaga uyu muntu agomba kuba ameze. Ubundi Imana ifite kugira ngo turebe ukuntu Imana yashakaga ko n'umuntu asa. Imana ukuntu isa, Imana irera. Ushobora kwibaza ukavuga ati Imana nimba yera, yera gute? Mu ndangagaciro zayo Imana irera, irakiranuka, igira neza, kandi Imana ni urukundo. Imana rero ivuga ngo igiye kurema umuntu, yashakaga ko umuntu igiye kurema agomba kuba asa nayo gutyo mu izo ndangagaciro. Nimba yera, ikiranuka, nawe akaba ari umuntu wirinda icyaha n'igisa nacyo, gerageza gukora ibyiza kandi bishimwa, bitamuteranya n'Imana, ahubwo bituma bumukundwa n'Imana, akagendera kuri cyaha, kandi noneho akagira n'urukundo. Urukundo Bibiliya iruvugaho, iravuga ngo rurihangana, rugira neza, ntirutekereza ikibi ku bandi, urukundo ntirwirarira. Umuntu ugira urukundo usanga akora ibintu byiza muri sosiyete. Niyo mpamvu hari Imana yifuzaga ko umuntu azajya asa nayo, agasabana, akagira urukundo, akaba umuntu mwiza, ukunda n'abandi, utagira mbereka, ahubwo uhora aharanira ikintu cyatuma abantu bashima Imana kubwe. Haleluya, haleluya. Rangije rero ikora uwo mushinga igira ngo umuntu azaba ari inyangamugayo, yirinda icyaha n'igisa nacyo, yera, ari umukiranutsi, kandi agira n'urukundo. Mu yandi magambo, afite imico nk'iy'Imana, atabangamiye umuntu uwo ari we wese, abantu bose bifuza kubana nawe. Irangije iramurema, imaze kumurema imushyira aho ngaho. Iyo usomye Itangiriro babona ko umuntu wa mbere Imana yaremye Adamu. Imaze kumurema, sindi buvuge uko Imana yatangiye kurema biriya byose, ntago ndi bubivuge. Ni Itangiriro igice cya mbere, muzahasome muzabisangamo. Ariko irema umuntu, imaze kurema Adamu, ibona ko atari byiza, imuremera n'umufasha umukwiriye. Baza kubyara, bakomeza gushyira umugambi w'Imana mu bikorwa. Ariko Imana aho ngaho yari ifite umugambi itegereje ku muntu, ni uko umuntu yagombaga kuba umuntu wigengesera, wibombarika, ugerageza guhamya mu ntego y'Imana, akaba umuntu usa n'Imana mu mico, mu ndangagaciro, akaba umuntu wirinda icyaha n'igisa nacyo, akaba uwera nk'uko Imana yera, kandi ikaba iba mu ijuru ryera, ikaba izabana n'abera. Mu yandi magambo, akaba umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire. N'inaha iyo umuntu ari inyangamugayo, iyo umuntu ari imfura, iyo umuntu afite imico myiza, usanga bagerageza kugenekereza, bakavuga ngo uyu muntu ni Imana y'u Rwanda. Baba babuze uko babisobanura, baba bashatse kuvuga ngo afite imico n'indangagaciro nk'iby'Imana. Imana ni muyihe icyubahiro. Haleluya, Imana ishimwe. Mu mugambi mugari Imana yaremanye umuntu rero, yifuzaga ko umuntu rwose asa nayo, akagira indangagaciro nk'iz'Imana, akirinda ibyaha, akaba yera nk'Imana. Kandi kugira ngo umuntu azabane n'Imana n'ubundi, niyo kondisiyo, agomba kwirinda ibyaha n'ibisa nabyo, akaba uwera, akagerageza kwikuraho ibintu byose bimuteranye n'Imana, ahubwo akagera ikirenge mu cya Kristo, akagendana n'Imana mu ndangagaciro, mu mikorere, mu mivugire no mu mitekerereze. Kuko hari n'abantu bagira ibitekerezo bibi bibabaza Imana. Ibyo byose iyo ubigezeho uba uhamije neza mu ntego Imana yaremye umuntu ifite, yagira ngo abe umuntu wera kandi ukiranuka, usa n'Imana nyine, noneho ayobora isi n'ibiyirimo byose. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iyo ngeze aha rero ndibaza havuga se, ubu ko wowe nanjye twaremwe n'Imana, n'uwo mwegeranye, na bamwe mukorana, na bamwe mubana, bose twaremwe n'Imana. None ko tumaze kumenya umugambi Imana yaremye umuntu ifite, ubona uhamya neza mu mugambi w'Imana, cyangwa ubangamiye Imana, nawe uri mu bantu batuma Imana yicuza? Kuko iyo usomye Itangiriro ibice 6, iyo uhageze usanga Imana yaragezeho ikicuza impamvu yaremye umuntu, ikagambirira kurimbura ab'icyo gihe ku bwa Nowa.
yaricujije, ibona abantu ni abasambanyi, ibona abantu ni abatinganyi, ibona abantu bakabije gusinda, ibona abantu bakabije gukora ibyaha, irangije iravuga ngo nicujije impamvu naremye umuntu, ngiye kurimbura isi n'abantu nagize gute naremye. Icyo gihe murabyibuka yabarimbuje umwuzure, ariko habamo umunyamugisha w'umukiranutsi wageragezaga gusa n'Imana, ndetse n'abana be n'abakazana be yari yarabigishije, yarabatoje. Imana iramwongorera iramubwira ngo ngiye guteza akaga, ariko wowe igire mu nkuge, ibariza inkuge, numara kubaza inkuge ngiye guteza umwuzure, ariko wowe n'urubyaro rwawe n'abakazana bawe nzabakiriza mu nkuge, kuko ngize amahirwe nkabona ari wowe mukiranutsi muri iki gihe. Imana ishimwe. Ntararenga ahangaha rero, Imana iba mu ijuru ryera, izabana n'abakiranutsi, abo ni abirinze icyaha n'igisa nacyo, kandi Imana akaga n'amakuba izabikiza abakiranutsi. Ahari izakoresha inkuge nk'iyo yakirishije abo ku bwa Nowa, cyangwa izakoresha ubundi buryo, ariko kugira ngo Imana ikurengere mu makuba no mu byago, igukize uburwayi bukomeye n'ibyorezo, izashingira kuba uri umukiranutsi. Mu nshuti yanjye, Imana mu mugambi yaremye irema umuntu kwari kugira ngo abantu baba bera mu ngeso zabo zose, banezeze Imana. Nihabaho akaga, nihabaho amakuba, nihabaho ibigeragezo, nihabaho intambara, nihabaho bimwe birushya abagenzi muri uru rugendo turi mu isi, ikurwanirira ariko ishingiye ko nawe wayubahishije. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nkiraha rero nari ndi kwibaza, nawe nkubaza ngo ubona koko uri neza mu mugambi w'Imana? Iyo dusubiye muri kiriya gice twasomye, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo, iravuga ngo tureme umuntu ase natwe kandi agire ishusho yacu, atware isi n'ibiyirimo byose. Nari gusobanura ku ishusho y'Imana uko imeze. Imana irera, irakiranuka, igira neza, kandi Imana ni urukundo. Wipime kuwo munzani, nusanga nawe ukwije ibiro umenye kuri neza mu bushake bw'Imana. Ariko nusanga utari umukiranutsi, nusanga utera mu ngeso zawe, nusanga utagira urukundo, nusanga ibyo bintu byose bitakuranga, umenye ko watandukiriye, uri inyuma y'umurongo, usaba Imana imbabazi. Nanjye ndi bugusengere, Imana ikubabarire, kuko Mesiya yaza uyu munsi cyangwa ejo, kandi azatwara abakiranutsi. Nusoma Bibiliya kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, uzasangamo ijambo rivuga ngo Imana izabana n'abera, cyangwa Imana izabana n'abakiranutsi. Nuko rero utunganye ingeso zawe, kuko umugambi Imana yaremanye umuntu ko ari kugira ngo umuntu abe uwera mu ngeso ze zose. Imana idusure kandi tugire neza. Nk'uko umufundi ashushanya inzu, yamara kuyishushanya akayikwereka ku gipapuro kuri pla, akwereka ibyumba, inzugi zizaba zikinze, dezayini z'inkingi, amakara azaba ariho, korutire, imbuto zizaba ziri mu rugo, byose akabidezayininga kandi akabikwereka. Noneho agahamagara enjeniyeri, akamushinga icyo kibanza, akagisiza, yarangiza byose akabyubaka, akazabimuha bimeze nk'uko ku gishushanyo bimeze. Niko n'Imana mu mugambi yaremye abantu, ishaka ko baba bakiranutsi, bagasa nayo, bakayihesha icyubahiro, bagatuma ab'isi bayikunda, kuko babonye imico y'abantu bo mu isi basa n'Imana, biganye Imana, nabo bagashaka kubigana kugira ngo base n'Imana. Imana yabireba iri mu ijuru, ibonye ko hari abantu basa nayo, ndetse n'abo mu isi bashaka kwishushanya nabo ngo nabo base n'Imana, bikayinezeza, ikavuga iti nanjye umugambi wanjye wo kurema umuntu ntago wapfuye ubusa. Nimba rero atari ko bimeze, uri bwigire bugufi, noneho dusengane Imana, ko nduva twasenga Imana. Ariko intego y'ijambo yakubazaga gwese, uracyari mu mugambi w'Imana? Akaguru kawe kari neza mu bushake Imana yaremanye umuntu? Urera, urakiranuka, ugira neza, ugira urukundo, ntago uri umugome, ntugira igomwa, ntusinda, ntusambana, ntago ugira ibitekerezo bibi, ese ntago utukana, ntago uri mubi muri ba bantu bavuga ngo ni abantu babi. Ariko nimba wisanze hari uburyo utari neza mu mugambi Imana yakuremanye, uko twawuvuze hejuru, yashakaga kuba umukiranutsi kandi ukera mu ngeso zawe zose, ukagira urukundo,
ukaba umuntu ugaragaza Imana hano mu isi, abakubonye bakavuga ngo tubonye Imana y'u Rwanda, abugiriye neza, abufashije, abusuye kwa muganga, abuguriye ibyo kurya, abuguriye imyambaro, abufashije mu buryo runaka, bakavuga bati tubonye Imana, aho twari kubona Imana tubonye umuntu yaremye, noneho ugahesha Imana icyubahiro muri ubwo buryo, nayo ikanezerwa iri mu ijuru, ikavuga ngo umugambi wanjye wo kurema umuntu ntago nawuhombeyemo, ahubwo nawungukiyemo, kuko mbonye koko naremye umuntu witwa runaka ugerageza gusa nanjye, agakora nk'ibyo nagakoze mu isi, bigatuma izina ryanjye rihabwa icyubahiro. Nimba atari ibyo rero, turi busengane Imana mu kanya. Kansobanure ku kindi cya kabiri aricyo cya nyuma. Ntabwo kwari ukugira ngo abantu base n'Imana gusa, umugambi Imana yari ifite kwari ukugira ngo abantu nimara kubarema ibahe n'uburenganzira batwara isi n'ibiyirimo byose. Kuko gutwara isi n'ibirimo byose rero, Imana yeguriye umuntu ubutware bwo kuyobora isi ndetse akayobora n'ibiyirimo. Nariya amafaranga muvuga, na buriya butunzi muvuga, na biriya bintu byose byo mu isi bibaryohera, bibanunirira, bigasa nk'ibishaka kubigaranzura bikabayobora, Imana yabahaye uburenganzira bwo kubiyobora. Nubona utabiyobora uzaba warabaye inganzwa y'isi, kuko Imana yaguhaye uburenganzira bwo kubiyobora, niko ijambo ryanditse uze kurisoma. Batwara isi n'ibiyirimo byose. Nimba utwarwa n'amafaranga akakuyobora kugera ku rwego gukoresha ibyo ashaka, uri inganzwa y'ubutunzi, uri inganzwa y'iby'isi, ntabwo bizashoboka ibyo ngibyo. Ahubwo uri bugerageze gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo noneho ube ugaragaza ko neza ari wowe uyoboye isi, atari ikuyoboye. Abayoborwa n'amarari y'iby'isi, reka Imana yaduhaye isi ngo tuyiyobore, ntabwo Imana yaduhaye isi ngo tuyobore. Muhindukire muze dusenge Imana itwambike imbaraga kugira ngo tubashe kuyobora isi n'ibiyirimo. Niwo mugambi mwiza Imana yaturemanye, niwo mugambi mwiza Imana yari dufiteho, ibyo mbifurije nanjye mbyifuriza. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Nakagaruka kuri Gasabo TV Limited, twababwiye ko tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ariko no gusenga ni byiza, kuko ntago twakwirengagiza rwose urwego twageraho urwo ari rwo rwose, turukesha Imana yaturemye, yarangiza ikaduha gusa nayo, kandi ikaduha n'umugisha, ikaduha n'ubutware bwo gutegeka isi n'ibirimo byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana, reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ishobora byose, Imana igira neza, turagushimiye kuduhaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe no kugerageza gukora gato ku mugambi waremanye umuntu ushaka ko umuntu asa nawe, akaguhesha icyubahiro kandi agatwara isi n'ibirimo byose, ntagire icyo mu isi kimutwara, ahubwo byose akabigena uko abikora n'uko abikoresha ndetse mu gihe cyabyo. Urakoze, turagushimiye ko ubikoze. Abatwumvise bari mu Rwanda no hanze, abari kure yacu n'abari hafi, abo bose iri jambo turakwinginze ngo urigeze mu mitima yabo, kandi Uwiteka Imana ribe inkota ihinguranya, kandi ribahe gufata umwanzuro wo gusa nawe, kuko niyo ntego y'ijambo. Ni nako nawe waremye umuntu ubishaka, kugira ngo duse nawe tuguheshe icyubahiro. Urakoze, turagushimiye ko ubikoze. Icyubahiro n'ubutware byawe. Abarwaye imitima ubakize, abarwaye indwara z'imibiri nabo ubakize, kuko tuzi neza ko n'indwara zikomeye, kanseri, impyiko, imyijima, zose urazikiza, kandi ubikoresha itegeko bikakumvira. Urakoze ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen.